M23 irimo kuzira iki? M23 ubu ngubu irimo kugenda ikubitwa gatanu ku kandi, dore ko M23 ikomeje kugenda ikubitwa umusubirizo. Ese M23 yaba iri kuzira iki? Ndagushimira uwo muntu udahema cyangwa se uwo mukunzi wacu udahema kudukurikira umunsi ku munsi, kandi nkagushimira wowe kandi subscribe, kuko iyo wakanze subscribe n'ubundi ubu ko dushyizeho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ubasha kuyibona mu ba mbere. Kandi mukunzi wacu ndagushishikariza kuba wakanda subscribe warangiza ugasiga n'igitekerezo cyawe kugira ngo tujye tubona ko twabanye gatanu ku kandi. Uno munsi cyangwa se aka kanya tugiye kurebera hamwe amakuru adasanzwe. Ni amakuru akomeje kugenda avuga ku mutwe M23, dore ko ubu ngubu M23 ikomeje kugenda ihura n'uruva gusenya mu bice bigiye bitandukanye yigaruriye. Ese M23 nyuma gutakaza ibindi bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Masisi, ubu ngubu yaba irimo kuzira iki? Ibi byose tugiye kubirebera hamwe, turebe uko leta y'igihugu cyacu ikomeje kwita RDF cyangwa se M23 yuko ari RDF. Njye tugiye kubana Ndategekimana Jean Pierre, ndagira ngo ntege amatwi unize umwanya mutuge cyane maze turebera hamwe aya makuru adasanzwe. M23 ku munsi w'ejo M23 yaje guhura n'uruva gusenya ubwo yari ikambitse mu bice bigiye bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi. Ibi bice ni ibice bigiye bitandukanye, aho mu misozi miremure na Ndumba M23 yaje kuyahurira n'uruva gusenya. M23 ku munsi w'ejo yaje kuba ihura n'uruva gusenya mu bice bigiye bitandukanye yigaruriye cyangwa se irimo kugenzura. Ese M23 yaba iri kuzira iki? Ubwo muri teritwari ya Masisi mu duce tugiye dutandukanye two mu misozi za Bweru, Bihambwe, Mema, Kaniro, Kavumu, Kasake, Kashavu ndetse na Bitonga, utu duce tugiye dutandukanye M23 yaje kubitakaza ku munsi w'ejo, ubwo igisirikare cya FARDC cyisize insenda za Nyiragasenda kiza cyakataje ku buryo budasanzwe. Igisirikare cya FARDC cyaje cyitwaje ibikoresho bigiye bitandukanye, indege z'intambara, imbunda zikomeye cyane zirasakure, abasirikare babizobereye ndetse n'ingabo zigiye zitandukanye zirinda umukuru w'igihugu. Izi ngizi ni ingabo zizwi nk'abajepe. M23 mu misozi ya Ndumba ndetse no mu misozi ya Muremure niho hari hashyigikiye ibikoresho byabo bigiye bitandukanye. Gusa M23 ubwo bahanganaga nayo yaje kuba yirukanka mu bice bigiye bitandukanye ndetse inakwira imishwaro, ubona ko yari ihunze cyane igisirikare cya Kongo muri rusange. Igisirikare cya Kongo noneho cyaje wagira ngo gifite izindi ngamba zigiye zitandukanye, wagira ngo cyari gifite ibindi bintu kigiye guhanganira cyangwa se gihanganiye, kuko wabonaga yuko gifite ibintu bidasanzwe ndetse gifite ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, ndetse ubona ko gifite n'ubundi gahunda yo gutsinzura buno n'umutwe wa M23. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo iyi ni Lieutenant Colonel Grumani Dinjike Kayiko, iyo bita Dinjike Kayiko, yakomeje kugenda atangaza ku rukuta rwa X rwahoze ari Twitter, atangaza amagambo adasanzwe avuga yuko igisirikare cy'u Rwanda by'umwihariko RDF, dore ko akomeza kugenda M23 yita RDF, yatangaje yuko ko muri teritwari ya Masisi baje kwigarura utundi duce tugiye dutandukanye, n'uduce tw'imisozi twa Bweru, Bihambwe, Mema, Kaniko, Kavumu, Kasake, Kashaku ndetse na Bitonga. Utu duce uyu Dinjeke yakomeje kugenda atangaza ibintu bikomeye cyane, ndetse avuga yuko M23 bashaka kuyirimbura burundu. Gusa M23 yo nta kintu iratangaza kuri aya makuru. M23 ikomeje kugenda ihura n'uruva gusenya ku buryo bukomeye cyane. Si ubwa mbere bayambuye uduce tugiye dutandukanye, dore ko n'ibindi bice bigiye bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi byakomeje kugenda byakwa cyangwa se bigenzurwa n'igisirikare cya Kongo muri rusange, ndetse kikigamba inzinzi ikomeye cyane. M23 iri kuzira iki? M23 ni umutwe wakomeje kugenda uganwa na leta y'igihugu cya Kongo muri rusange, gusa ni umutwe nawe wakomeje kugenda wigabanaho ku buryo bukomeye cyane.
nyuma yo kwigarurira ibice byinshi bigiye bitandukanye. Aha ngaha ni muri teritwari ya Masisi, teritwari ya Nyiragongo, teritwari ya Rucuro, aha hose mu bice bigiye bitandukanye, haba za Sake ndetse izagura n'ibice bigiye bitandukanye. M23 dore ko yafashe ni kandi n'indi teritwari ya Karehe. Ubona ko M23 yari ifite gahunda ikomeye cyane yo gufata igihugu cya Kongo cyose muri rusange. Gusa ntabwo ariko byayihiriye, dore ko ubu ngubu ikomeje kugenda ihura n'uvuga gusenya, nyuma y'uko igisirikare cya Kongo nacyo kimaze guhaguruka ndetse gifatanyije ingabo za SADC, Wazalendo, FDLR yasize ikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi n'ingabo za Afurika y'Epfo. Abacacu b'Abanyaromaniya, aba ngaba bose ni abasirikare bagiye batandukanye cyangwa se imitwe yitwaje intwaro igisirikare cya Kongo FARDC cyakomeje kugenda cyihuza nayo. Ese M23 yo nta kintu ikomeje kugenda itangaza? Ibi ngibi rero nibyo ngiye kukubwira, dore ko M23 yakomeje kugenda itangaza yuko ibintu birimo kuyibaho ngo leta ya Kongo ntabwo yakwikirigita ngo yishime, ahubwo icyiza nicare hamwe yige, kuko ngo M23 ni umutwe udakinishwa cyangwa se umutwe utapfa kuvuga yuko watsinze igihe cyose utarabona yuko warandutse burundu. M23 ikomeje kugenda yiyadaputsa cyangwa se yisanisha n'abandi basirikare bagiye batandukanye. M23 ikomeje kugenda yiyadaputsa especially mu bice bigiye bitandukanye. M23 yafasha abasirikare bagiye batandukanye, aba ngaba n'abaturage bagiye batandukanye bagomba kwinjira mu gisirikare cya M23 ndetse bakanafatanya kurandura ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi buyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Aha ngaha ni mu bice bigiye bitandukanye. Colonel Nanga, uyu ni umwe mu bahuzabikorwa ba M23 cyangwa se ba AFC Alliance Fleuve Congolais, yagiye asura ibice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Masisi, Rucuro ndetse na Nyiragongo. Ubona ko bamwishimiye ku buryo bukomeye cyane. Abaturage wabonaga atambuka kugira ngo ni perezida urimo gutambuka. Uyu ubita Colonel Nanga akomeza avuga yuko bagomba kwagura Kongo, bagomba kwagura ibice bigiye bitandukanye bagiye bafata. Ibi ngibi byose yabikoze batarabasukaho urufaya rw'amasasu. Gusa bakimara kubasukaho urufaya rw'amasasu, nta yandi makuru cyangwa se n'andi magambo yigeze atangaza, dore ko nabyabayeho bumiwe ndetse bigatuma batekereza nabi, ndetse bakavuga yuko nta kindi kintu bagomba gutangaza batarafata Kongo muri rusange. Biyemeje yuko bagomba gufata igihugu cya Kongo muri rusange. Gusa Colonel Dinjike Kayiko we akomeza atangaza yuko n'ibindi bice bigiye bitandukanye M23 yari yarigaruriye, ubu ngubu FARDC igiye kubyigarura muri rusange kugira ngo bakomeze kugenda bagwanya umwanzi. Gusa ibintu bikomeje kugenda biba ndetse no kudogera mu buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko M23 n'ubundi yigarura agace ka Rubaya. Aka ni agace kageze ku mabuye y'agaciro. Gusa aka gace M23 kikigarurira, isi yose irahagurutse muri rusange ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye vuga yuko M23 agomba kugenzura akari agace, ahubwo bavuga yuko M23 bagomba kwirandura burundu ndetse n'ako gace karimo amabuye y'agaciro bakagasubiza Kongo muri rusange. Ibi ngibi byaje kuba bibiri kurengaho, biba bibiri rero ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yiyemezaga yuko agace ka Rubaya agiye kugahereza Abashinwa ndetse n'Abarusiya kugira ngo batsinzure burundu umutwe M23. Ese ibi byose bakomeje kugenda batangaza, ni iyihe mpamvu cyangwa se ni ibihe bintu biri kwikoma mu nkokora byo gutuma M23 na n'isaka igenzura kano gace? Dore ko leta ya Kongo y'ubwayo yari yitangarije yuko nyuma y'ibyumweru bibiri gusa umutwe wa M23 ugomba kuba urandutse cyangwa se uvuye ku butaka bw'igihugu cya Kongo muri rusange. Gusa na n'iyi saha ubona yuko M23 ikomeje ingendo cyangwa se ibikorwa byayo bigiye bitandukanye byo gukomeza gutambuka ndetse no kugenda. M23 ikomeje kugenda yigwanaho ku buryo bukomeye cyane, dore ko yavuze yuko yo izarandura ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Gushimiye uwo twabanye muri aya makuru, gushimira uwo twabanye muri izi update.
kandi nanguha ikaze mu yandi makuru araba agezweho mu kanya gatoya, dore ko amakuru yacu aba ari isaha ku yindi. Gushishikariza gukanda subscribe nawe utarabikora kubikora aka kanya kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bitambuka ngaha kuri Magic TV. Niyo mpamvu gushishikariza gusiga n'itekerezo ryawe kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Ndabashimiye.